menshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ishimwa ndashimira ubutumire abayobozi bagize neza muri za nshuti yawe. Mwagize neza ko mwaje guterana. Abantu bazi ko ndi hano bambaye intango makinate zabo. Hanyuma abantu ubutumwa mfite uyu munsi ntabwo ari ubw'abantu bose. Abantu bari hano batarakizwa nta butumwa bwabo mfite, ariko hari ikintu ushobora kubasaba. Niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ikintu wakora ukazarinda upfa uticuza no kwakira Yesu. Muri izi ntango z'umwaka, ikintu waha Imana ukaba wihaye impano nziza ni ukuyiha umutima wawe. Ntekereza ko nta muntu yicaye hano aribwo bwa mbere yumvishe Yesu. Abantu benshi turamuzi hashize igihe kirekire, hasigaye gusa gufata umwanzuro wo guhuza ubuzima n'ibyo wumvishe. Ubutumwa mfite rero ni ubw'abakristo, ariko nabo ntabwo nzi niba ari bose bari bunyumve. Nahoze nsenga nubwo nabona abantu batanu gusa bakumva ibyo ngiye kuvuga baba bagize neza. Abafilipi 4 murongo wa 19 na 20. Abafilipi 4 19 kugeza 20. Abafilipi ibice 4 murongo wa 19 kugeza 20. Haravuga ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Cyubahiro kibi cy'Imana yacu ariyo Data wa twese iteka ryose. Amen. Imana izatumara ubukene bwacu bwose, hanyuma bitewe n'ubutunzi nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo bungana. Uyu munsi nayifuje kubaganiriza ko Imana ifite ibyo kutumara ubukene, ariko natwe dukwiye kuba tuzi ubukene bwacu. Kumva bitoroshye kumva? Imana ifite ibyo kutumara ubukene bwacu bwose, ariko nawe ukwiye kuba uzi ubukene ufite. Reka mbabwire ko nuko utamenya ubukene ufite nabwo ni ubukene. Munsi y'ubutayu bwa Sahara nicyo zingiro y'ubukene bukabije. Ndavuga ubukene busanzwe, aho umuntu akwiza imyaka 50 atarahaga ibyo kurya. Sidasobanurira uwazana bife akayishyira hano abantu bakiyarira. Ibyo mvuze wari tubibona. Umuntu akora umusozi isosi ikagenda imeneka ku nkweto. Umuntu yagiye kwiyarurira ntamenya ko inyuma ye hari abandi. Niyo mpamvu ubona ku nyama bahashyira uziragira, inka bakayiragira mu gisambu, bakayiragira no ku isahani, kubera ko barabizi ko dufite ubukene. Ibi bintu mvuze nubwo mbivuze mu rwenya, ariko bigira ingaruka cyane ku mitekerereze yacu. Ntabwo dushobora gusaba Imana ibintu bigari mu gihe tutarahaga ibyo kurya. Niyo mpamvu urubyiruko rwacu rugwa mu nyanja rugiye mu bihugu biteye imbere, byibuze ngo babone iby'ibanze. Munsi y'ubutayu bwa Sahara nuko bimeze. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ukwiye kuba uzi ni ibiki nkeneye mu gice cy'umwuka, ni ubuhe bukene mfite mu gice cy'ubugingo, ni ubuhe bukene mfite mu gice cy'umubiri. Hano hari umuntu yashimye Imana ko Imana yamukijije ibyaha bitandukanye. Bona ntacyo bibabwiye, avuze ko Imana yamwubakiye inzu, mwese mukoma mu mashyi, ubwo nabwo ni ubukene.
gukira ibyaha ntacyo bitubwiye. Ni ukuvuga ngo nubwo yakomeza akaba umunyabyaha ariko akaba afite inzu, afite byaba ari byo saba, ibyo nabyo ni ubukene. Ni ukuri ngena nashimye Imana, nahise mbwira umushumba hari hashize imyaka nka 20 ntumvise iryo shimwe mu rusengero, kubera ko amashimwe dufite najyanye n'ibifatika. Yego ni byiza, Imana izabiduha, ariko nagira ngo mpagarare ku maguru yanjye abiri mbabwire ko uwaguha miliyoni y'idolari ntibyagukiza ingesi imwe ya kamere yakunaniye. Uwaguha miliyoni y'idolari ntibyatuma ubabarira umwanzi wawe, ahubwo wamuhitana. Ntabwo uwaguha miliyoni y'idolari byagukiza igikomere kimwe, ahubwo ibikomere byakwikuba. Iyo utazi ubukene ufite mu gice cy'umwuka, mu bugingo no mu mubiri, ntumenye n'icyo usaba Imana. Imana izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo bungana. Icyama bantu nahoze nsenga, icyama nkabona byibuze nk'abantu 5 uyu munsi bavumbura ubukene bafite, Imana ikabona uko ibahaza. Kubera ihungabana ry'ibyo twabuze mu mubiri, duhora tuzi ko ibyo dukeneye ari iby'umubiri gusa. Ndashaka gutanga ingero za Bibiliya. Aburahamu yari afite ibibazo byinshi. Icyo yahora agarukaho cyari ikibazo cy'umwana, ariko ntabwo ikibazo Aburahamu yari afite cyari ikibazo cy'umwana. Isezerano rikuru rya Aburahamu kwari ukuba sekuruza w'amahanga. Uwo mwanya nta wundi muntu bawusimburanwaho. Ariko mutekereze, Aburahamu yumva ijwi agahagurukana n'abantu batumvise ijwi. Mu ndebere Aburahamu uhagurukana na se na nyina babazi ibigirwamana. Mu ndebere Aburahamu urongora inshoreke. Mu ndebere Aburahamu utizera akihakana umugore we akavuga ngo ni mushiki we kubera inzara. Mu ndebere Aburahamu umeze gutyo, iyo aza kuba sekuruza w'amahanga n'izo ntege nke zose, ayo mahanga ari kuba ameze ate? Yari kuba ameze nk'uko ameze. Ibyo bintu wifuza uwabiguha, utekereza ko byazamara iki mu bwami bw'Imana? Ngewe nemera ko Imana isubiza ibibazo, ariko ikibazo si ugushima ko yakugaburiye. Wowe ugaburira abangahe? Ikibazo si ugushima ko yakwambitse. Hari umuntu wibuka kwambika? Imana izatumara ubukene bwacu bwose, ariko dukwiye kuba tuzi ni ubuhe bukene dufite. Reka ntange urugero ku Bisirayeli. Abisirayeli Imana yabakuye muri Egiputa, wari umushinga wizwe neza, yari yabitekerejeho neza, ibikoraho imyaka 430, hanyuma ibakuzayo amaboko akomeye. Buri kintu cyose cyari giteganyije. Imana yari izi ko bazanyura mu nyanja itukura ifite ubujyakuzimu bwa metero 2000. Ibakorera umuhanda umeze nka kaburimbo, n'abana barambuka n'abasaza. Bageze mu butayu, Imana yari izi ko mu butayu hashuha kurenza dogere 45. Ku manywa ikababera inkingi y'igicu kugira ngo ubushuhe butabica, kuko harimo n'impinja n'abasaza. Nijoro ikababera inkingi y'umuriro kugira ngo bayote, harakonja kugeza munsi ya 0. Hanyuma ikanabamurikira urugendo ntiruhagarare. Agakweta umwana yambitswe mu butayu yavutse, ikirenge cyarakura n'agakweto kagakura. Agakanzu bambitse umwana yavutse mu butayu, umwana yarakuraga n'ikanzu igakura. Ntabwo bigeze bahindura ikanzu mu myaka 40, kubera gukunda itorero ryayo ryo mu butayu. Imana yamejeje urutara amaguru rurabakurikira bwuzuye amazi. Imana yabahaye umutsima mwiza. Zaburi iravuga ngo yabahaye ku masaka yo mu ijuru. Ntabwo ndi bubone igisobanuro. Hano harimo abapapa bakuze, ni nk'umusaza yaba ari haragira ibiryo biryoshye hanyuma agahaho umwuzukuru we. Iyo yari Imana yabahaye ku byo kurya byo mu ijuru. Mutekereze manu, umuntu yayijyaga afite imyaka 70 ntagire ikibazo, n'umwana w'imyaka 2 yayijya ntagware bwaje. Harimo ibintu byose. Noneho mutekereze yiza kuba nk'ibitoke bitahasi, ibishingwe bari kubibikana. Abantu 2.2 miliyoni nayahe makamyo yari kubikorerera ibiryo bya buri munsi.
Imana ibaha produit fini, ibintu bitunganye, ariko bo bakomeje kwifuza amadegede, tungurusumu byo muri Egiputa nabyo babijyaga bakubisa. Imyumvire, kutamenya ubukene ufite nicyo kintu kibi kwita ibindi bintu byose, nicyo kintu kibi. Mu butayu Imana yifuza ko bamenya Uwiteka, icyo ni kimwe. Yifuza kubakuramo ikivunge cyangwa se ikivange cy'abanyamahanga. Yifuza ko bamenya ko umuntu adatungwa n'umutima, atungwa n'ijambo ry'Imana. Yifuza ko mu butayu Abisirayeli biga kubaka ubusabane n'Imana. Niyo mpamvu no mu kubaka ihema rikuru ryabaga riri hagati, umuntu wese uko ateye ihema akaba areba ku ihema rikuru. Ibyo ni byo Imana ashaka ko bamenya, ariko bo bumvaga bashaka tungurusumu, amadegede. Mani tubabarire gusa, kutamenya ubukene ufite nicyo kintu kibi. Imana izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo bungana, hanyuma icyubahiro gihabwa Imana. Mu butayu hapfiriye hafi miliyoni 2 zose bazize gusa kutamenya Uwiteka. Ndashaka gutanga urugero ku wundi muntu witwa Yakobo. Yari afite ubukene atabuzi. Imana yamuvuzeho akiri mu nda, iravuga ngo yakunze Yakobo yanga Esawu. Murabizi ko ibijyanye no gutoranya kwayo ntabwo tubijyaho impaka, itoranya uko ishatse. Niyo mpamvu wakijijwe iwanyu bakaba batarakizwa. Ni ubuntu wagiriwe, ukwiye guhora nyine wishimiye ubuntu Imana yakugiriye. Imana yatoranyije Yakobo, ariko icyo yamuhamagariye kwari kuvukwaho n'imiryango 12. Murabizi ko mbere yaho Imana yakorana n'abayindividi, yakorana n'umuntu ku giti cye. Hanyuma kuva kuri Yakobo Imana yashaka gukorana n'igihugu, ariko Yakobo ntabwo yigeze yizera icyo Imana yavuganye nawe. Muribuka Esawu avuye guhiga ntacyo yafashe, asanga Yakobo ahishije ibishimbo kuko atizeye umugisha Imana yamuvuzeho. Atangira kuwushakisha amanyanga, aravuga ati ntabwo mbyizeye ko umugisha uzangeraho, kubera ko amahame bivuga ko bica ku mwana w'imfura. Ahita abwira Esawu ngo ndemera kuguha ibishimbo, ariko banza undahire ko ari njyewe uzaraho. Hanyuma Esawu n'ubwenge buke amanika ukuboko aravuga ati njyewe Esawu mbitekerejeho neza ntasaze, ibyo kuba mukuru ntacyo bimariye, mumpe ibishimbo nirire. Agurisha umugisha, Yakobo arawuriganya, yambara impu z'inyamaswa n'umwenda wa Sawuli, ajya kuri Esaka gusaba umugisha. Avuga ati kuko numva ijwi ari Yakobo, hanyuma nkaba numva impumuro ari Esawu. Byagenze bite? Dufite abantu bambara ishusho y'ubuntu bw'Imana ku cyumweru, ariko iyo agiye gusura fiyanse muri ghetto basambana. Imana irebye ukuntu umubabaro mwinshi, ngo arota amapfizi yo mu ijuru amwimiriza umukumbi. Nabyo bimunanira kwizera. Bimunaniye kwizera ahita yiga kuba umupfumu, ngo ashaka uduti aradushishura, ngo adushira ku bibumbiro adusiza amabara, ngo bikunde zibyara ibihuga n'ibitobo. Abantu bagira amanyanga, abantu batazi ubukene bafite. Mwari muzi ko ari abantu bafite imigisha batahagarara hano ngo bavuga aho byavuye. Hanyuma barokore nabo bashonje bagatangira kuvuga ngo Mana abandi urabasubiza, wamenya arasubijwe n'Imana yawe. Ni iyihe Mana amusubije? Hari ababibonye mu buryo bwiza, hari n'ababibonye batekinitse. Hanyuma byaje uburiganya bwaje kumumerera nabi, kuko bamuriganyije inshuro 10 mu myaka 20. Afata umwanzuro wo gutaha. Inka zari zaragwiriye n'intama n'abaja n'abagaragu n'abana, afite byinshi pe, ariko nta mugisha ubirimo kuko ntabwo yari bwamenye ubukene afite. Agaze mu nzira icyaha kiramukomanga, icyaha yakoze mu myaka 20 ishize. Aravuga ati Yesu aranyitasha, ariko Yesu abaranyica. Ahita ategura ruswa. Hari abantu basenga amasengesho ameze nka ruswa.
iyo abonye ababaye cyangwa ibintu bimumereye nabi agahita ategura gusenga. Ntuzashakishwe Imana n'ibibazo, uzayishake kuko uyikunda. Mu gihe cy'ibibazo izakurengera. Ntabwo dukwiye guhurura gusa ngo dusenge kubera ko ibibazo byabaye, ahubwo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Mu gihe cy'ibibazo Imana izakurengera. Hari umuntu ngo yajyaga asenga iminota mike nka 15, ariko bikaba rutine, bikaba akamenyero. None igihe kimwe aragwara ajya muri koma. Ari muri koma ngo iyo isaha ye gusenga yageraga ngo bahita babona ameze nk'ukangutse, bakabona arakubita iminwa, ya minota yarangira akongera agasubira muri koma. Amara amezi ari uko bigenda, ya saha asa nk'ugaruye ubuzima. Noneho rimwe babona none haregutse arabyutse. Abaganga baramubaza ngo turashaka kukubaza ikibazo, iyi saha ko twabona buri munsi umeze nk'ugaruye ubuzima, iminota 15 yarangira ugasubira muri koma, habaga habaye iki? Baramubwira ngo ni iminota ngiye gusenga. Noneho ngo umunsi umwe Yesu ngo yabonye Yesu aje aramubwira ngo ubwo tantereranye mu gihe cyiza sinaguterana mu gihe kibi, byuka utahe, uracafite ibyo gukorera Imana. Dukwiye kuba turi abantu bubatse ubusabane n'Imana, izaturengera nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo bungana. Yakobo atanga ruswa y'umugore adakunda n'abana adakunda n'amatungo, yisigazaho wa undi yakunda cyane, ariko nabwo yumva ntibivamo, nabyo arabyohereza. Agaruka hakuno y'icyambu cya Yaboki, abona umugabo marayika, amenya ko atanga umugisha, aravuga ati nk'umugisha. Aravuga ati umugisha ndawufite, ariko ndagusaba ikintu kimwe, ivuga izina. Aravuga atoya nge ndi umuhanga wo kuwutwara, ntivuze izina. Ntabwo ari bwo bwa mbere dufite abatekinisiye mw'abantu bazi kuriganya bitabagoye, bazi gucabiranya, bazi bucakura, bazi ukuntu babigeraho. Umunsi umwe twagiye mu nama y'abashumba ahantu hamwe, noneho nkabona hari ukuntu inama turi gukora bameze nk'abayizinanyiho. Nkumva n'ibibazo babaza bifite suite logique nk'abantu. Kumbe nsanga ni nge waje mu nama nazi ko inama yarangiye. Narumiwe kabisa. Aho umuntu akora inama mbere y'inama agahita aza agasoma umurongo wa Bibiliya, inama imaze icyumweru n'imyanzuro izwi. Niba ibyo biba mu nzu y'Imana singe wahera. Undi munsi umuperezida wa korali yaraje arambwira ati pastor, uyu munsi ndatogwa kuba perezida kandi nzakubanira neza. Ndamubwira hagarara undebe mu maso, ninde yakubwiye kuri butogwe? Arambwira ngo reka ibintu by'ubutagatifu tuba tubizi. Sanga amaze ukwezi anyura muri buri rugo agiye kwiyamamaza, kandi mu by'ukuri abaperezida b'amakorali ntitubahemba, ariko kubera gukunda icyubahiro. Aravuga ati ngewe ndi umuhanga wo kuwutwara umugisha ntivuze izina. Ntabwo ari bwo bwa mbere. Aravuga tumva rero hano mu bwami bw'Imana siko bigenda. Ntabwo nawuguha ngo bakirana ijoro ryose, bugiye guca ngo amukora ku mutsi w'itako, akaguru karareguka. Aravuga ati noneho ndemeye. Nere siyatiki irababaza mw'abantu, ndemeye nitwa Yakobo. Aravuga ati nico nashakaga, ya myaka yose umaze uzenguruka nico twashakaga, ko wemera kuri Yakobo hanyuma ugakomokaho n'imiryango 12. Nitwe twitindije. Imana izatumara ubukene bwacu bwose, ariko byibuze urabizi kuri Yakobo. Utekereza ko Imana yaba umuterankunga w'ingeso mbi zawe? Imana igukunda ntiyaguha amafaranga, itaraguha ubutware bwo gutegeka amafaranga wayasenga. Ntabwo yaguha icyubahiro itaraguha imbaraga zo gutegeka icyubahiro. Wahava ushaka ko natwe tugusenga. Imana ibanza gutsinda kamere yacu, ikabanza kwica ingeso za kamere,
kugira ngo ibyo izakora izabyubahigwe yo yonyine. Niyo mpamvu mu butayu yababwiye ngo nimumara kujya mukabyibuha mukubaka amazu mukayabamo, ntimuzibagire Imana yabatungiye mu butayu iyi myaka uko ari 40. Imana izabamara ubukene bwanyu bwose, ahubwo ikibazo uzi ubukene ufite. Hari igihe twita kuri detaye z'utuntu duto duto utazi ibigutegereje imbere. Ubu umusore uraha yumva kurongora ari ryo juru, ariko nugerayo baza gusaba y'ibishingwe n'ay'umutekano n'ay'amakara, bazagusaba n'ubukode bw'inzu n'umuriro wagiye n'akana kakurikiwe kandi ari gato uzavangirwa. Ukwiye kuba uzi ni ubuhe bukene mfite. Itorero ry'u Rwanda, nimvuga itorero ntimwumvire ijyanyu, mwumve umubiri wa Kristo muri rusange, ndahamya ko tutamenya ubukene dufite. Buri wese yubatse ubwami bwe, hanyuma arashaka gukomera ku giti cye. Noneho reka mbabwire ukuntu turi abakene. Ni gute hashize imyaka 125 ubutumwa bwiza bugeze mu Rwanda tukaba tutagira misiyoneri n'umwe? Ubwo si ubukenera? Mutekereza ko ari na kimwe tubuze? Imana yaduhaye ibintu byose, ahubwo tubuze umutima ukwigwamwo abandi. Ubugari musiga ku meza buri munsi uwabwegeranya bumwe bujya muri puberi, uwabwegeranya bwatunga abamisiyoneri nka 3. Imyenda ufite mu kabati utambara kandi imizima yakwambika abantu benshi. Ni gute umukristo agura umufuka w'umuceri akawujya akawurangiza wenyene akiyongeza nari nshonje, nari ngwaye, nari mfunzwe, nari nyotewe, nari nambaye ubusa, nari umushitsi? Ntabwo uzi ko Bibiliya ivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda? Ninde muntu ukunda ku kigero wikundaho? Nuko utamenya ubukene ufite. Umugisha ntusengerwa, umugisha urakoregwa. Umwanya tumara tumanitse amaboko dusaba Imana umugisha, yaba ari wo twamara dukorera umugisha tuba dufite mwinshi. Nuko tutazi ubukene dufite. Muri 2018 mu Rwanda hafunzwe insengero nk'ibihumbi 8. Leta idukangurira gukora isuku. Yana mufite urusengero rwiza kabisa, mnimukomera amashi, ni rwiza cyane. Hanyuma mpamagara umuntu umwe inshuti yanjye ndamubwira, nubwo leta idusaba gukora isuku ni byiza cyane, ariko dukwiye no kumenya icyo Imana ishaka kuvugana n'itorero ry'u Rwanda. Hirya y'isuku tukamenya n'imvugo y'Imana. Noneho ico gihe baradufunguriye, twashizemo sound proof nayo itariyo neza, ibintu nk'ibyo. Hanyuma baradufungurira, ndamubwira pastor, niba n'ubu itorero ry'u Rwanda ritumvise imvugo yayo izakoresha indi mvugo, noneho twakumva. Haba haje covid, tumara amezi angahe mu rugo, noneho barongera baradufungurira turagaruka. Noneho ndamubaza, ubu turahita tubyina igisirimba tuhite dukomeza n'ibiterane cyangwa turamenya imvugo yayo? Turubaka umukristo yavuga ngo ngende umukristo nzahora ndi we mu bintu byose kuzageza gupfa. Covid ntirangiye duhita dukomeza n'igisirimba kabisa, turakomeza turasirimba dukora ibiterane. Beneda, umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. None igihe cyaragarutse, mu nsengero ziri mu Rwanda nyinshi zirafunze, kandi hashize amezi 5 ntituzi n'igihe bizarangirira. Buriya tuzagarura abangahe? Ko Imana yaduhaye amahirwe kuva covid irangiye tukamara imyaka 4 dusirimba, tugakomereza ubuzima aho bwari bugeze, ubu ko tutazi igihe bizarangirira. Kandi na n'ubu niba icyo Imana ishaka kuvugana n'itorero ry'u Rwanda tutacumvisha, izakomeza, kuko Imana ntiwayiheza. Imana ntabwo wayiheza, ifite ikintu ishaka kuvugana natwe. Kubera ko dufite ibintu byinshi biduhinyuza, bitwemeza ko turi abakene, kandi twe ntidushaka kwemera ubukene bwacu.
hari inkuru yasohotse ku gihe.com ntikeza ko abenshi bayisomye, ivuga ko u Rwanda rugwa 29 mu bireba pornography cyane. Iyo nkuru nta bantu bayibonye. None ko abakristo bari hejuru ya 90% mu Rwanda, pornography zirebwa nande? Buriya zirebwa nandera? Ubu nitwaba duterana telefone zacu zirimo uwo mwanda. Muri covid narumiwe. Umva mu Rwanda abakristo bari hejuru ya 90%. Muri covid utubare twose dufunze, Bralirwa yungutse 64%. Zanywewe nande? Murahire ko mudaterana muzima. Ubwo n'ubukene dufite tudashaka kwemera. U Rwanda riri mu bihugu bikonsoma inzoga nyinshi muri aka karere. None ubwo zimwegwa nande? N'ubukene tudashaka kwemera. Iyo urebye ibigo ngororamuco dufite, nibwo uhita ubona ko turi abakene. Niba abana bacu barimo kwicwa n'ibiyobyabwenge, kandi buri cyumweru duterana tugasinimba tugataha, dushobora kuba dufite ubukene tutazi. Biratangaje ko mu murenge umwe haba amatorero nk'atanu, umushumba umwe ategura igiterane undi adashobora kukizamo. Yesu yaravuze ngo bahe kuba umwe nk'uko turi umwe. Niba tudashobora guhuza umutima ngo twubake ubwami bw'Imana, buri wese akubaka ubwami bwe, ibyo nabyo ni ubukene. Reka ndeke kuvuga muri rusange ngaruke kuri wowe. Nutamenya ubukene ufite ngo usabe Imana ko ibuhaza, iguhaza ngo ikumare ubukene bwawe bwose. Ico waremewe ni naco uzajya kubazwa imbere y'Imana. Umuvugabutumwa yitwa Munoro yaravuze ngo ahantu hakize kuruta ahandi ni kwirimbi. Ngo kubera ko abantu bapfana amaproje atashizwe mu bikorwa, bagapfana ubwenge butakoreshejwe, none habarokore n'iki Imana yabaremeye gukora bagapfa batagikoze. Ahantu hakize kuruta ahandi ni kwirimbi. Kubera abantu bagereranyije impamba y'urugendo n'intego y'urugendo. Umwanya munini tumara twita ku byo kurya, kwambara, amafaranga. Ibyo bintu ni byiza, tuzabibona byinshi. Ahubwo ikibazo uzi icyo Imana yakuremeye. Yesu ku myaka 33 yaravuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije. Paulo yasoje avuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Hari ibibazo buri mukristo wese agomba kumenya gusubiza. Ndinde muri Kristo Yesu. Imana yandemeye gukora iki? Nuhe muhamagaro uri ku buzima bwanjye? Ni izihe mpano mfite? Ni izihe nzitizi mfite zimbuza gukorera Imana? Ni ihe miryango ikinguye? Ni bande bafatanya bikorwa Imana yampaye? Hanyuma nihe nkwiye kubikorera? Muzi impamvu tugongana mu murimo w'Imana nuko tudakora icyo twaremewe. Iyo umuntu ari mu mpano ye aza gukoropa pasiteri atabitangaje. Iyo umuntu ari mu mpano ye ajya gusura umurwayi nta wabimukanguriye, kubera ko ikintu ukora ariyo mpano yawe, ariyo muhamagaro wawe. Wabikora kugeza upfuye utabihemberwa, ukabikorana umutima wose ukumva unezerewe. Ariko kubera ko tutazi impano zacu n'imihamagaro, duhora tugongana, dupfa ibitari ngombwa. Nagira ngo nkwibutse ko icyo waremewe ni naco uzabazwa. Aka karere k'ibiyaga bigari gafite amasezerano ku Mana numvishe kuva muri 86 nk'ijijwe. Turabizi ko ububyutse buzakomoka muri aka karere bugakwira isi yose. Ariko iyo ndebye ubukene dufite mu myumvire, iyo ndebye ubukene dufite mu mikorere, iyo ndebye ubukene dufite, dukwiye gusaba ko Imana iduhaza. Kubera ko dushobora kuba twaratinze gukora icyo Imana ishaka. Ntabwo ukwiye kwita ku bintu ukeneye uyu munsi gusa, ukwiye gusaba Imana ukamenya ubukene bwawe, hanyuma ikaguhaza. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo mwese muzi ibimonyo? Yaravuze ngo dukwiye kwigira ku kimonyo mu gihe c'imvura.
gihunika ibizagitunga mu gihe cy'izuba. Muci ntabwo wabibona hejuru, ariko iyo bigarutse mu kwa cyenda imvura iguye, bigaruka byarabyibushe, bifite amababa, bimeze neza, ubona nta kibazo byigeze bigira. Twe iyo bigeze mu gihe cyo guhunika ntabwo duhunika, hanyuma igihe cy'inzara caza kikatumerera nabi. Yosefu nizo nzozi yasobanuriye Farawo, yaramubwiye ngo mugiye kumara imyaka 7 mumeze neza, nyuma yaho hazakurikira igihe cy'inzara, mukwiye gushaka abantu bahunika. Inka z'umwaku iyo zije zimiriza ibyibushe kuko tutamenye guhunika. Kandi bimvuze bishobora kuba umuntu ku giti cye, ku rugo, cyangwa se ku itorero, cyangwa se ku gihugu, cyangwa se amahanga. Mu gihe cy'amahoro, mu gihe bimeze neza, nibwo urugo rugomba kubaka communication ikomeye, bakamenya kwizigama, bakamenya icyo baha abana, bakamenya kugira ngo igihe kibi ni kiza kizasange barubatse umubano ukomeye. Umukristo mu gihe adafite ibigeragezo byinshi, nicyo gihe agomba kubaka umubano we n'Imana kugira ngo mu gihe cy'ibigeragezo azaba ahagaze neza. Nashoje dusenge, nashaka ko dusenga. Imana izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo bungana. Reka mbabaze, umuntu avuye i Muhanga agiye Ibyumba, agaca muri gare imbabazi nizo yaje akeneye kuko yari afite igihunga cy'ibyaha, hanyuma ikindi ashaka kuri Kristo ni imigisha, ariko muri Kristo hari birenze ibyo, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo bungana. Pawulo avuye mu ijuru rya gatatu yagarutse avuga ngo menye n'imbaraga ze, nshushanywe n'urupfu rwe. Reka mbaho urundi rugero. Umuntu yize garidiyene ntaba yarize, uwize primaire ntaba yagerageje, iyo umuntu arangije secondaire ntaba yize, hanyuma iyo umuntu arangije kaminuza ntaba yize, iyo umuntu akoze masters ntaba yize, uwakoze PhD ntabwo aba yagerageje. Mperuka guhura n'umusaza ufite amadoktora 8 n'amadiplome 90. Ubwo wowe wiza ngahe? Kandi nabwo yatubwiye ko arimo guca doktora y'9. Ni umusaza nyene yubashwe muri UN, arakomeye, yarize pe. None wowe Bibiliya iravuga ngo umuntu yibwira ko ari icazi ntaca baramenya ukurikije ibyo akagombye kubaza. Muri Kristo hari ubwo tubenefisia duke kuko tutazi ubutunzi bw'ubwiza bwayo. Nagiye gusenga ahantu mpahurira n'umuntu umaze imyaka 20 atarabona umwana. Ateruye isengesho abwira Imana ngo Mana, sengeye ibisekuru 5 bizankomokaho, ntihazabemwe umurozi, ntihazabemwe umutinganyi, ntagire uzapfa yiyahuye, ntagire n'uzabyara ikinyendaro. Murabizi ko dusenga duhumirije nahise nkanura. Umuntu ntarabona umwana none yizereye ibisekuru 5. Ngewe mfite divena dani sindasengera abagore babo, nta nubwo ndasengera abana babo. None umunsi nagize ibyago bagashaka abagore badakunda sebukwe, badakunda na nyirabukwe, tuzasaza dute? Nuko utazi ubukene ufite. Ikindi nuko utazi ubutunzi bw'ubwiza bwayo. Hanyuma Imana nitumara ubukene ikurikije ubutunzi bwayo, icubahiro kizahabwa Imana. Dukwiye kubaho ubuzima butuma data wa twese ahimbazwa. Katwunamisha amaso dusenga. Imana izabamara ubukene bwanyu bwose. Buri impamvu wasambanye bigakunda ni kubera ikibazo cy'ubukene. N'ubukene bw'imbaraga z'umutima. Impamvu besha bigakunda, impamvu wagiye ku mupfumu bikemera, ni ikibazo cy'ubukene. N'ubukene bw'imbaraga z'ubumana niki? Impamvu uvuga nabi nuko utamenye ko Kristo akiza n'ibikomere. Nuko utamenye ko Yesu abohora no kuri karande. Impamvu ukora bya bindi, impamvu gutanga bikunanira nuko utamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Hari umuntu yabamenye ubukene bwe ngo haguruke dusenge. Uhaguruke mu mwanya ubwira Imana ngo Mana, mvumbuye ubukene bwanjye, ibimpaza haza ubukene bwanjye, mara ubukene.
Mana, mu izina rya Yesu, nitwamenye imbaraga zikorera mu itorero, twari kumenya ko uri Imana ikiza indwara zacu zose. Ntabwo twari kubaho dufite ubwoba, kuko waravuze ngo ntukiganyire. Ntabwo tuba Mwami twarakoze bya bintu, twabuze imbaraga z'umutima. Yewe wa munyambaraga we, kuri aya manywa tukweretse ubukene bwacu mu gice cy'umwuka, tumenya ubukene bwacu mu gice cy'ubugingo, tumenya ubukene bwacu mu mubiri. Yewe wa munyambaraga we, mara ubukene bwacu. Twifuza abagabo n'abasore buzuye umwuka w'Imana, twifuza abakobwa n'abamama bavuga mu ndimi, wamaze ubukene. Twifuza abantu bafite umutima ukwirwamwo abandi, twifuza abantu batanga, bamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Twifuza abantu Mwami bafite umutima ukwirwamwo igihugu cyose, batizirikana ngo basengere ibyabo gusa, ahubwo bafite umutima ukwirwamwo abandi bantu. Utumara ubukene bwacu Yesu, utumara ubukene, utumara ubukene bwacu, utumara ubukene, uduhaze. Wavuze ngo hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, uzabahaza. Reka uduhe guhazwa nawe. Nuduhaza intege nke zizashira, amakimbirane mu miryango azavaho. Nuduhaza Mwami, tuzabaho ubuzima buhindutse, tuzabona icyo duha abana.